Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV guys. Tubahaye ikaze nanone kuri YouTube channel yacu ya Uburyo TV. Aho ufunguye iyi video uherereye hose, twizera cyane ko uri uw'ingenzi kuri iyi channel yacu. Reka twongere dushimire wowe wamaze gukora subscribe ku Uburyo TV. Nawe utarakora subscribe wibuke gukanda subscribe ndetse wemeze no kuri ako kazogera ka all notification kugira ngo video yose ya uploadinzwe ku Buryo TV ujye uyibona mu bambere guys. Nkuko mubizi iyi channel ibagezaho amakuru atandukanye ya mining zikorerwa kuri telefone umunsi kuwundi, kuburyo hirya yejo mining wa mininze yajya ku isoko ikaguhindurira ubuzima. Nkuko mubibona uyu munsi tugarutse muri Bitcoin Satoshi ariyo yahinduriwe izina ikitwa kowa mining guys. Murabizi iyi kowa yamaze kujya ku isoko aho iri ku ma exchange atandukanye, aho uwa mininze Bitcoin Satoshi uyu munsi agurisha coin ze mu ma USDT cyangwa se akazibona mu mafaranga y'igihugu cye bitewe na exchange yakoresheje guys. Nkuko mubibona rero iyi kowa niyo tugarutseho uyu munsi wa none, niyo tugiye kuvugaho, aho badushyiremo ubundi buryo ushobora kuclaiminga ama airdrop muri iyi kowa app. Umuntu wari ufite app ya Bitcoin Satoshi aho wakoreraga mining akaba yaragiclaiminga ari ama test ya airdrop, uyu munsi bazanyemo noneho riyo airdrop itari test, bazanyemo indi airdrop ugomba kuba waba uclaiminga. Ngira ngo nongere nkubwire wowe ufite application ya Bitcoin Satoshi cyangwa se ya kowa ko wakomeza kujya uclaiminga ari ama airdrop ari test kugira ngo hirya yejo utazaririra mu myotsi cyangwa se ugasanga izari test zihindutse riyo airdrop guys. Nkuko bisanzwe rero uraza muri application ya Bitcoin Satoshi uhafungure, hanyuma urahita usangamo airdrop nshya yiswe OX airdrop cyangwa se revolutioning trading protocol. Ahangaha nta kindi wowe uri bukore, uraza ukore hariya hejuru handitse OpenX cyangwa OX, aba ariho uri buze gufungura kugira ngo iyi airdrop nayo uyongere ku mubare wa za airdrop wari usanzwe uclaiminga. Uraza ukore hariya hejuru handitse OpenX, hanyuma nihamara gufunguka harafungukira kuri iyi page guys. Ngira ngo umuntu utaracitse intege mu guclaiminga test airdrop A, test airdrop B and test airdrop C, iyi noneho ni riyo airdrop yinjiye cyangwa se yaje mu mushinga wa Bitcoin Satoshi aho bayise revolutionizing trading protocol. Iyi ngiyi ni OX airdrop. Hanyuma uragira kuri table imeze itya, umaze gukora open, icyo uri busabwe ugomba gukora hariya hari participate in airdrop. Uraza hariya hari participate in airdrop kugira ngo nawe ube umwe mu ba claiminga cyangwa se mu barajya ba claiminga ama airdrop ya OX muri Bitcoin Satoshi. Nk'umuntu mushya rero utari ufite mining, ngira ngo yaza kutwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp tukamuha link akabanza agafungura iyi Bitcoin Satoshi cyangwa se kowa mining kugira ngo nawe abashe kuba ya participatinga kuri izi airdrop. Murabizi airdrop zigiraho zigahinduka amafaranga, ibyo twabisobanuye kenshi. Nta kindi wowe rero uri bukore, urakora hariya kuri participate airdrop. Murabona ko hahandi hari handitse participate airdrop noneho haje exit airdrop. Ubwo harimo exit airdrop nibwo uraba ubaye umuparticipa, uraba wamaze kujoininga iyi OX airdrop. Nubusanga
handitse hariya hejuru handitse exit airdrop. Nta kindi rero uri bukore ukimara gusanga handitse exit airdrop, wowe urahita umanuka. Urabona ko bakubwiye ngo successful participate in the airdrop. Urahita umanuka uze hano hasi handitse close, aba ariho ukora. Murabona ko izi OX airdrop round iba ifite iminota 39 kugira ngo hajyeho indi airdrop ya OX. Nkwibutsa ko izi airdrop za OX za joininze Core Mining ku itariki ya 13 ukwezi kwa 4 2023 n'ejo hashize ku isaha y'isaa 4, zikaba zizabikuzwa cyangwa zizakorerwa withdraw ku itariki ya 13 ukwezi kwa 3 2024. Ibyo ngibyo uraza kubisangamo ukinjira ugasangamo iriya OX muri application yawe ya Bitcoin Satoshi. Guys, ngira ngo niba ukunda ibintu bya mining, niba waramininze Core, niba utaranayimayininze, izi airdrop za OX ntizigucike, ukomeze uziclaiming hamwe na test airdrop A, test airdrop B and test airdrop C nkuko byari bisanzwe, nkuko wari usanzwe uclaiminga ari ama airdrop ya Bitcoin Satoshi. Hanyuma n'iyi OX yatangiye ku itariki ya 13 ejo hashize, nayo uyibikeho ujye uziclaimingira hamwe n'izindi nta kigoye kirimo. Ngira ngo urabona ko umaze gukora hariya handitse close, uraza gusanga kuri dashboard yawe ahari airdrop A, airdrop B and airdrop C hiyongereyeho airdrop OX. Murayibona ko airdrop OX yamaze kugeraho kuri dashboard yawe tayari, nayo yamaze kwiyadingaho ukimara gukora participate. Murabona ko hano ni free airdrop. Ngira ngo nkubwire ngo wowe wacitse intege cyangwa se wowe utagiclaiminga aya ma airdrop isaha iyo ariyo yose, iriya test airdrop A, test airdrop B and test airdrop C nazo zishobora kuzaba ariyo airdrop nk'iyi OX. Guys, ngira ngo urabona nanone uje hano hasi kuri claim, aha handitse claim dusanzwe duclaimingira, uraza gusanga uri buclaiminge airdrop A, airdrop B, airdrop C and OX airdrop umaze guparticipatingamo muri rusange. Nayo makuru twari tubafitiye, ngira ngo nongere nsabe wowe utarakora subscribe ku buryo TV ko wakanda subscribe kugira ngo ujye urushaho kubana natwe umunsi ku wundi. Ciao, mugire ibihe byiza.